Stefano aributswe inshingano ze zo kwita ku myigire y'abana. Sori nawe abyutse yihanangiriza Leya ngo ntazaba umwana. Ashatse kuvuga iki? N'urunana. Ariko bimbwire neza amenye niba warakuyemo rumari nk'inishimwe. Ubwo se nanyese bitarumari nk'isori? Ni wenyine ubu ndasa datangiye kuzana iminkanyari. Mwibwirira niba we rwose na Chris mubirimo neza maze ntangire nkugira inama mukobwa mwiza. Kuva nabona uriya musore wawe sinzi impamvu nabonye ari wowe muberanye. Wakubwiye ko yatubonanye ntiyakubeshye. Ndishimye. Mana we uzi kwitegereza Leya. Fatiraho rwose wigukana uriya musore ni mwiza. Erega sori nuvugije impundu. None nazivuza se. None se kuba titire yarampaye lift nibyo bitumye uvuza impundu sori. Ngize ngo n'urukundo. Reka sori nuko yansanze ku nzira kampa lift gusa rwose nta kindi. Ishano riragwira. Kuki se utaboneyeho ngo umubwire yuko wamutikiye koko Leya? Erega ubwo warubonye aho uhera nyine ngo ukongeze umuriro. Nubwo uriya musore numva mukunze ariko ndamwubaha sori. Ntiyampa lift ngo ntangire kumubwira ibiterekeranye. Yewe ntabwo narenze kurenjeje ibigeze aha ngaha. Ese undi buriya wigisha icyo ahubwo? Ubwo yaragutwaye muragendana murinda mutandukana koko utari kwacoye kandi warubonye umwanya mwiza wo kumubwira yuko mwiyumvamo. Nabihera hese koko sori. Ariko wabuzwa n'iki kubona aho bihera? Muri iyi minsi abasore inkumi n'abandi bantu b'abasirimu baranyuranamo bagura impano z'abakundana. Urumva nabonye na muramu wanjye Philippe yarabyadukanye Nyarurembo reka ntiwarura. Amasaha, imikufi, imiswari iriho imitima yanditseho amagambo y'urukundo meza n'indabo yarabiranguye. Ubu cyo tumva niki? None suragira ngo ngurire Chris impano ya Saint Valentin sori. Ushobora no kutagura iyo mpano ukamwandikira ubutumwa bugufi bumwifuriza umunsi mwiza w'abakundana. Cyangwa se ukanamuhamagara. Urumva? Erega buriya abasore cyangwa abagabo nabo n'abantu. Hari ubwo babura aho bahera bagaragaza amarangamutima yabo. Uko mana. Niko bimeze muko. Hari abo bisaba ko ari wowe basembura kugira ngo bagaragaze uko biyumva. Uragiye se Stefa? Ndagiye nyine. Urashaka se ko ngufasha iki? Hari ibyo nshaka ko tugarukaho Stefa. Kuko buriya nimugoroba ntiwitwaye neza imbere ya Budensiyana. Baretse kunzindukiriza muri rwaserera z'abarimu muri urugo Nyiramari. Urugo tubifitemo abana biga Stefa. Kandi ni inshingano zacu kwita ku myigire yabo. Wamuteza amatwi none yakuruze mu mutwe. Nta mubyeyi utifuza kubona umwana we yiga kandi agatsinda neza amasomo yose yigishwa Stefa. Niba rero ndutiye na ngenzi badatsinda neza iyo mibare, Icyongereza n'Ikinyarwanda, abarimu bakitanga bakadusanga ngo badusabe ibyo tugomba gukorera abana bacu, sinumva impamvu tubyigurutsa. Abarimu bagomba gukora inshingano zabo neza. Izabo barazikora. Gahunda nzamura ubushobozi mu myigire bayishyira mu bikorwa mu gihe yagenwe. Ariko hakenewe uruhare rwacu nk'ababyeyi. Ubu se Stefano nzajye mu ishuri kwigira ndutiye ayo masomo? Ibyo Budensiyana yambwiye nanjye nemera nuko abana bava ku ishuri tukabaha imirimo myinshi ntibabone umwanya wo gusubira mu masomo. Baba abana bahaye umukoro ntibawukore. Iyo mirimo babahagarira uzayireke. Impamvu bahugira muri iyo mirimo rero nuko nawe uba wigiriye mu kabari ntugire icyo umfasha Stefa. Umva kandi byuzanye. None se mugabo mwiza usize wahiriye inka abana bava ku ishuri bakavoma gusa urumva umwanya utaboneka. Ubu ugiye kuvuga ngo ubugoryi ndutiye afite abuterwa nuko ajya kwahira nimugoroba? Icyambere umwana wanjye nta bugoryi afite. Afite intege nke mu myigire kandi tumufashije yatsinda ku rugero rwagenwe. Utambeshye uheruka kureba mu makayi y'abana ryari Stefa? Ariko ndarebamo ibiki? Icyo nacyo ni ikibazo Budensiyana yambwiye. None se wa mugani wabwirwa n'iki ko umwana wawe yiga utarebe ko yandika ibyo yiga ngo unamubaza ibibazo afite mu masomo ye? Wimena umutwe Nyiramari. Ndabizi ko kuri ko kumena umutwe Stefa, ariko dukwiye kwisubiraho. Budensiyana yampaye numero ze, ampa n'iz'umwarimu wa ngenzi, nawe ugomba kuzitunga. Ubwo umwarimu wa ngenzi si umugabo? Icyo nzavugana nawe ni imyigire y'umwana wanjye, kandi nkubwiye ko izo nomero ndi buziguhe. Niba udashaka ko mvugana rero n'abo bagabo ujye umuvugisha. Halo Kri. Ninde wacu kandi twabafashe iki? Ntumbwire ko utamenye nanone Kri. Murambabarira munyibwire ko guhura n'abantu benshi sinjya nshobora gufata amajwi y'abantu. Ubwo no kubimenyera ko rero uko nguhamagaye nzajya mbanza nkivuga n'ibisekuruza. Icyo kwivuga ibisekuruza se nacyo kirimo? Chris we,
ni Leya uguhamagaye nkaba ndi umwarimu kuri groupe scolaire Nyarurembo. Oh, I'm sorry teacher Leya. Ni ukuri buri gihe nibagirwa gusevinga nimero yawe, ariko ubu noneho ngiye guhita mbikora. Mbashimiye. Mwashakaga ko mbafashe iki se teacher Leya? Ariko sekiri, ubu koko nanjye uzajya ushyira mu mubare w'abantu baguhamagara bafite ibibazo gusa. Ntubifate nabi Leya. Nuko abenshi mu barimu bampamagara bashaka serivisi hano ku kigo nderabuzima. Nge rero nguhamagaye ngo nkwisuhurize nka fiancé w'inshuti yanjye Nyesi. Keretse niba bikubangamiye. Oya da, nukuri ntabwo bimbangamiye. Ahubwo urakoze cyane kuntekereza Leya. None sekiri. Ndakumva Leya. Ubutumwa bugufi nakwandikiye bwakugezeho cyangwa nabuyobeje? Wabwanditse ryari Leya? Nakwandikiye nkwifuriza umunsi mwiza w'abakundana, ntegereza ko umbwira merci ndaheba. Ko nkabije amakosa ra? Pardon ukuri nari ntarareba kuri telefone. Ariko nukuri ndagushimiye kuntekereza. Sinakurenganya, nari kuguhamagara ndabizi ko hari ubwo umuntu nyine adahita abona message. Hanyuma se umukunzi aragusohokanira he ngo nanjye nikoperere Leya? Chris yongeye kumbaza cya kibazo kandi. Nukuri nta mukunzi mfite rwose ubimenye. Erega Leya, biragoye kwemera ko umukobwa w'umusirimu nkawe kandi mwiza bera aho ngaho gusa. Abitesha mutwe ntibabura yego, ariko ndabirinda abo ngabo. Mu by'ukuri ndacyategereje ko ukuraza. Ahubwo rwose niba hari ubuze ugitegereje nkanjye ntibizakuze kumundangira. Uranyemereye nkubera umuranga rero? Nukuri pe, niba hari ubuzi mwiza, witonda, wiyubashye kandi w'umuhanga nkawe, umundangire rwose namwemera ntazuyaje. Uremeye se ahubwo nzamukwishyuza? Ko sose mu ishuri ntugaruka ahubwo ukajya mu idirishya ukanshira amarenga niyo nko. Uzi ko mwarimu yarakubonye we? Ahubwo se kuyitinda gato nari kugusiga nduti. Waretse noneho twiga niyo nko. Ubushize twasibye gahunda nzamura ubushobozi none n'ubu turagiye. Agafilime k'uyu munsi sinagaciuka nduti. Ibyo bya gahunda nzamura ubushobozi birorere rwose. Twagiye ahubwo. Nubwo mfite amatsiko yo kureba ako gafilime, ariko mfite n'ubwoba niyo nko. Abantu b'abanyabwoba ubundi njye sinkorana nabo. Ubundi se ko wambwiye ko bisaba amafaranga nkaba nayo mfite, baremera ko nyirebera ubuntu? Ubuntu? Ninde se wakubwiye ko wakwemera kwinjira muri filime ku buntu? Ntayo mfite rero. Tugende ndakwishyurira, ariko uzashaka unyishyure mwana nduti. Nzashaka niyo nko. Twagiye rero, nukugenda nk'abagiye kuri toilette tukamanukira munsi yazo, ubundi twagera hepfo tugatambika. Ariko se tica naza kuvumbura ko tudahari urumva tuzamukizwa n'iki? Wabura icyo ubeshya tica nduti? Ko mu gitondo yatubonye mu ishuri tukaba tuvuye kurya tugahura nawe, tuzambwira ko byagenze bite? Ushaka kumubwira ko wumvise utameze neza cyangwa mu nda hakuryaga ukajya mu bwerero ugatindayo. Aha, none se ubu nibatangaho umwaka tuzabimenya gute? Apu, subira mu ishuri nigendere niba wumva ufite ubwoba. Ari filime ndayishaka kandi n'amasomo ndayashaka, sinshaka guhora ngira amanota make. Wowe nta nubwo uzi kwirwanaho, urareba ugasanga batanze wowe umuwake wabura utirikayo ukandukura. Nta byandukure ko sinabambyumva niyo nko. Ibyo nibikureba nduti. Basano uwase na Mutoni uwase babahanga ni wabegera bakagusobanurira. Wimbeshya se nyine, niba ubegera se kucyo wabaye wanyu. Ibyo nibikureba nduti. Turajyana cyangwa nitujyana, vuga yego cyangwa wowe, ureka amagambo menshi man. None se Fili, ndakumva. Kumbonye umuryango wa bushari wegetseho kandi nashakaga agafi. Amafi sugira ngo ndayafite kankwa. Oya, utabimbwira kandi ariko numvaga nshaka gutekera biwanjye Filipo we. Buri impamvu nawegetseho rero. Inyama zirasa nk'izishize. Izo nsigaranye madamu n'abahokazi arazitwara natwe tuzirye. Ubu se mbigenje ntebadi. Ariko hari ahantu ushobora kubona ifi niba uzishaka kuko kankwa. Hariya wihambwira Fili, izaba ntabwo nazigondera. Uretse wowe se undi muntu ucuruza ibikomoka ku matungo mu ngano nto ninde. Ngewe n'uwaza ashaka umutwe rwose ndabumuha. Ariko bagize umuryango bakabona ibikomoka ku matungo. Icyo nicyo kintu kiza wazanye Nyarurembo Fili. Uzi kuba umuntu afite 500 akarya inyama. Nanjye sinkizimana na kabiri rwose zihita zishira pe. Yewe watumye rwose abakene tubyungukiramo. Nanjye ubu nibura 2 cyangwa 3 mu cyumweru abagize umuryango wanjye bagomba kurya kimwe mu bikomoka ku matungo. Ko bitagombera ubwinshi se. Ujye ubihata rwose bibonere intungamubiri batasanga mu bindi biribwa.
nawe ariko jya urangura byinshi nk'ubu sinzi ko ndi burye ngo bimanuke rwose nari nishyizemo kurya ako gafi none ndakabuze. ariko rero iwawe ntihabura ibikomoka ku matungo kankwa ntiworoye inkoko se? yewe ubworozi bw'inkoko twabuhariye kerere. izo bushombe yari afite yarazigurishije kugira ngo zitazaduteza amakimbirane n'umwana. ariko iyo mushatse amagi yo kurya ntayabima. ewe nabamubeshyeye ariko rero firi nawe bakuveho. kubera iki se? mbega ibitenge byiza. ntacyo ntazabagezaho kankwa. icyo gitenge kimanurire nkirebe neza firi. iki ngiki se? icyo kirimo amabara y'umuhondo. reka nze n'inkweto nziza. n'ako gapira disi we. agapira wari uzi n'ikindi se? n'inkweto nziza rwose zirahari. umbwire ahubwo nimero wambara nziguhereze. iki gitenge ko ari cyiza uragishakamo angahe firi? kankwa ni make pe do 15 byose. ko mana yanjye niyo make rwose. hanyuma aka gapira rero ni 8,000 kandi urabona rwose ko ari keza cyane. none se firi ndakumva ubu ko nta mafaranga mfite wakambikira nkazakurikira nkaza nkakishyura. ubwo ibyo urumva bishoboka koko? tudupira rwose nsigaranye nini 3 konyine. bahatuguze nk'abagura amasuka imvura yaguye. none se wakambikiye rwose ko nagakunze. kankwa ndashaka amafaranga kugira ngo nzarangure ibindi. urabizi ko nasanzwe ncuruza imyenda nayizanye ngira ngo ndebe ko nabona abakiriya none rwose barayikunze. uzagura kuyo nzarangura ubutaha sibyo? we nari nagakunze pe. iki gitenge nacyo ni cyiza kandi sibasa bose nk'ibindi njya mbonana abagore b'inaha ngaha. nawe warasirimutse kankwa cyane. ni ukuri uzi kwitegereza neza firi. ndakumva bimbikire sinzarenze ejo ntaje kubyishyura. nk'ubu koko umuntu wakubonye ujya kugura isutiye ubu yavuze ngo icyo koko kiri mu buriro bwiza ukuri. sha nanjye narebaga nka mbegura ubwa ndapfuye. ese ubundi wagiye hariya mu cyumba ukajya kwipima tukareba ko ikuberaga. babarira cyane ndabyipimira mu cyumba cyanjye ngeze iwacu. uko ubishaka mukunzi kandi wakoze cyane kungurira imyenda yo kurarana. wabimenye ko imbeho bimeze nabi. aho ntutekereza ko iyo mbeho ari wowe wenyine igeraho kiri? nawe si kugeraho we. ceceka sha ni ukuryama amavu umuntu akayahuza n'akananwa. tekereza ko nanjye ari uko ndara. none se yagiye karame kiri mu mpano za Saint Valentin wambabariye uyu munsi ntutahe. ngo nukuri ndumva utataha. ku mana yanjye ese ubwo ko mba naje ahahabona rubanda rwose rundeba ubu ntasohotse koko bwacyo nkura ari izihe Nyarurembo. hari uwo bireba se yagiye reka turi bakuru. mbabarira cyane kiri niba ushaka ko nguha umwanya wanjye nk'uko uwushaka ugomba kugira icyo ukora nawe. ikindi kirenze kuba ngukunda ukamunkunda n'ikihe yagiye. ariko tubiziranyeho hagati yacu kiri urumva n'umuryango wanjye urabikeka ariko ntawe ubizi ntubizi pe. mama warabizi Shyaka arabizi Devota arabizi. ibyo bazi ni amagambo atagira ibikorwa kiri. ngo iki? kugira ngo bamenye ko ibyo twababwiye ari ukuri kiri ni uko wasabukana kwa urumva nibwo wakwitwa umukwe mu muryango wacu nanjye nkitwa umukazana mu muryango wawe. ndumva ubifashe nkaho nkubutse kuba ngusabye kuraragiye.